muri gereza ngiragenda ijya kwica umuntu ngirakomeza iratoroka ngo uwo muntu ni inyamaswa tumuhige. Oya, abapolisi b'abahanga baravuga ngo n'uyu wishwe kuba imfungo yahindukiye ikagaruka kumwicaho kugira ngo itoroke, nawe tumukoreho iperereza tumenye ni iki cyatuma umuntu wakagombye kuba yacitse agaruka kumwica. Ibyo abapolisi barabyiga ubushishozi. Dusigaje igihe kingana iki tujya New York? Ni nk'amasaha 2 bari kuvamo. Meze neza bari kujya New York, nahatuye wa wundi wamushinja mu rukiko. Meze neza koko? Yeah, it's just intense. Gusa bino bintu biteye ubwoba. Isoni yapfuye. A little close to home. Neza neza bino bintu bimeze nk'ibyo nzi. Gute? Mackenzie didn't tell you I was fired from the Globe, did he? Mackenzie Warden ntabwo yigeze kubwira impamvu nirukanwe mu gitangazamakuru nakoreraga Globe. I was investigating a series of sexual assaults at... Nari ndi gukora iperereza nk'umunyamakuru muri kaminuza yitwaga ngo ni Lem Hall. Ndi gukora iperereza ry'abana bahohoterwaga bagafatwa ku ngufu cyangwa se bagasambanywa ku gahato. Ihohoterwa rishingiye ku gitsina. Icyo gihe rwose hari abantu b'abanyembaraga cyane, abantu bakomeye bagiye bahohotera abanyeshuri mu makaminuza. Bari hari abantu bahohotera abanyeshuri mu makaminuza, abababeshya amanota n'udukobwa twishinze ati wampaye amanota se tukazaryamana, utayamuha akajya gukorega ngo waramuhohoteye. Ibintu nk'ibyo nyine mu makaminuza, ibintu nk'ibyo ngibyo. Ati rero hari abantu bakomeye bahohoteraga abanyeshuri mu makaminuza. Ati nagombaga ibyo bintu kubikora iperereza, atari ko abantu bakomeye bashaka kubihishira. One of the victims was this umwe mu bahohotewe named Catherine Tullo, yitwaga ngo ni Catherine Tullo, who didn't want to come forward. Ntabwo rwose yashakaga kuvayo ngo azavuge ko yahohotewe. Hari igihe umuntu ahohoterwa agaceceka. You know, she didn't want to face the scrutiny of victim blaming. Ati impamvu umukobwa wahohotewe atashaka kuvayo ngo yigaragaza avuge ko yahohotewe nuko atashakaga ko abantu batangira kumutuka bakavuga ko ari we munyamafuti. Muri ibyo bintu bijya bibaho, ibintu bya victim blaming, ugasanga umuntu yarahohotewe ariko abantu niwe none bari gushyira amakosa ngo niweho n'ubundi amakosa nayo. Ugasanga umuntu avuye bakavuga ati ndaya nkawe yafatwa gute ku ngufu yahohoterwa iti. Ibintu nk'ibyo ngibyo, ibintu nk'ibyo rero bibaho. Umukobwa aravuga ati umukobwa nishaka kuvayo ngo avuge ko yahohotewe kugira ngo batamushyiraho amakosa bavuga ati n'ubundi amakosa nayawe niweho wagiye kwishinza.